Abantu benshi basigaye bajya gusaba inguzanyo muri banki bakazibima, bagatungurwa n'uko bababwiye ngo bari muri CRB. Ugasanga bagiye no gusaba izindi serivisi mu nzego za leta cyangwa se no mu bindi bigo by'imari, ugasanga barazibuze kubera ko bababwiye ngo bari muri CRB. Nyamara ntibasobanukiwe CRB ni iki. Muri iyi video ngiye kukubwira CRB ni iki mu Rwanda, bisobanuye iki, kuba uri muri CRB bisobanuye iki. Ndakubwira kandi ninde muntu ushyirwa muri CRB n'impamvu ashyirwamo. Hanyuma ndaza kukubwira kubera iki CRB yashyizweho, nkubwire n'ikindi cya gatatu, ese kuba uri muri CRB bivuga ko utazongera kubona inguzanyo muri banki cyangwa se ngo ubone serivisi z'imari. Nujye kure y'iki kiganiro rero njye ugiye kukikugezaho, nitwa Jean Marie Vianney, ngo haye ikaze niba ari ubwa mbere ugeze kuri BVI Empire, kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Reka rero dutangire dusobanura CRB ni iki. Ubundi CRB ni mu magambo arambuye ni Credit Reference Bureau. Ni ukuvuga ngo ni ikigo kibika amakuru yose ajyanye n'inguzanyo, amakuru y'abantu, amakuru y'ibigo bafite inguzanyo cyangwa se indi myenda bafitiye ibindi bigo bitandukanye. Iki kigo rero gikorana n'ibigo by'imari, gikorana n'ibindi bigo ndaza kukubwira hepfo mu kanya. Ni ukuvuga rero gishinzwe kubika amakuru y'imyenda n'inguzanyo z'abantu n'ibigo bafitiye ibindi bigo by'imari. Nizere ko icyo ngicyo ucyumvise. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu atishyuye inguzanyo ku gihe n'iyo umuntu yishyuye inguzanyo ku gihe ashyirwa muri CRB. Ibi ngibi ntabwo abantu bari babizi. Kubera iki rero CRB yagiyeho? Ibi nibyo ngiye kukubwira, kugira ngo niba umaze kuyisobanukirwa ngiye kukubwira impamvu yagiyeho. Impamvu CRB yagiyeho, yashyizweho kugira ngo ifashe banki kumenya niba umukiriya wayo afite imyenda cyangwa se inguzanyo mu bindi bigo by'imari cyangwa se n'ibindi bigo ngiye kukubwira bitandukanye. Ni ukuvuga ukijya muri banki, waba ugiye gufunguza konti, waba ugiye gusaba inguzanyo, ukibaha irangamuntu yawe bahita bareba niba uri muri CRB. Iyo uri muri CRB rero icyo gihe ntabwo ubona inguzanyo. Indi mpamvu yatumye CRB ijyaho ni ukugira ngo igabanye ibibazo byo kutishyura imyenda, inguzanyo, amadeni n'iyindi myenda ndaza kukubwira hasi. Impamvu ya gatatu ni ukugira ngo itume ubucuruzi bw'imari cyangwa se serivisi z'imari zigenda neza mu Rwanda. Iyo umuntu rero afite amakuru mabi muri CRB, icyo gihe ntaba ashobora kubona inguzanyo muri banki, ntaba ashobora kubona serivisi mu nzego za leta. Dufate urugero, nk'umuntu ashaka kujya mu gihugu cyo hanze, afite inguzanyo, ari muri CRB, afite umwenda wa Rwanda Revenue, ntabwo ashobora kurenga ikibuga cy'indege, nta nubwo kuri iki gihe bashobora kuguha pasiporo cyangwa se laissez-passer. Iyo ufite rero amakuru mabi muri CRB ntabwo ushobora kurenga mutaro, ari inguzanyo ntuyibona, ari n'izo serivisi ugiye gusaba ntushobora kuzibona. Ni bande rero bashyirwa muri CRB? Kubera iki bashyirwamo? Ndagushishikariza gukurikira iyi video kuko nawe wasanga uri muri CRB utazi yuko wagezemo, kuko abantu benshi batungurwa no gusanga barimo batazi uburyo bagezemo. Umuntu wa mbere rero ushyirwa muri CRB ninde? Ni umuntu wese ufite imisoro ya Rwanda Revenue atishyuye. Niba uzi ko ufite imisoro ya Rwanda Revenue utishyuye, ushyirwa muri CRB. Niba uzi ko ufite TIN namba utafungishije, urabarwaho umwenda wa Rwanda Revenue, nubwo atari inguzanyo wabasabye ariko ikubaraho umwenda igushyira muri CRB. Niba uzi ko wigeze utirangamuntu yawe, abantu bakaba bayikoreraho amanyanga bagafatiraho inguzanyo cyangwa simukadi ugatinda guswapisha bakubye telefone bakigurizaho, ushyirwa muri CRB.
ni ukuvuga ngo umuntu wa kabiri nawe ushyirwa muri CRB ni umuntu ufite ideni rya mokashi. Niba uzi ko ufite ideni rya mokashi, burya ukirisaba bahita bagushyira muri CRB. Umuntu wese uhawe inguzanyo muri banki ashyirwa muri CRB. Umuntu wese wishyuye inguzanyo ya banki ashyirwa muri CRB. Umuntu wese utishyuye inguzanyo ya banki ashyirwa muri CRB. So, niba waratiriye amayinite ya MTN ushyirwa muri CRB. Niba ufite moto, hari nk'abantu basigaye bafata amamoto mu bigo bitandukanye, hari nk'ikigo cyitwa Jari Finance, nacyo gisigaye gikorana na CRB, gisigaye kibashyira muri CRB. Niba utishyuye umwenda w'amazi ya REG, ya WASAC Pluto, ushyirwa muri CRB. So, undi muntu ushyirwa muri CRB ni umuntu ufite inguzanyo muri microfinance, muri banke, muri sako, uwo muntu ashyirwa muri CRB. Undi muntu ushyirwamo ni uwatinze kwishyura inguzanyo. Undi muntu ushyirwamo ni uwanze kwishyura inguzanyo. Abantu bafite ibibazo by'imyenda mu bigo by'imari bose bashyirwa muri CRB. Umuntu watanze sheke itazigamiye ashyirwa muri CRB. Abo ni abantu rero bose bashyirwa muri CRB, ku buryo bagiye gusaba serivisi z'imari nko muri banki cyangwa se nko muri migration n'ahandi hatandukanye, babareba basanga bari muri CRB, izo serivisi bagiye gusaba bakazibima. So, abo bantu bose mbabwiye rero nibo bashyirwa muri CRB. Iyo amakuru yawe ageze muri CRB rero, banki zose zirayabona. Upfa kuba bafite irangamuntu yawe cyangwa se ubahaye irangamuntu yawe, bagushyiramo bagahita babona bya bigo byose ubereyemo imyenda cyangwa se inguzanyo cyangwa se bya bigo ugomba amafaranga. So, niyo mpamvu rero ushobora kwangirwa kubona inguzanyo cyangwa se ukangirwa kubona serivisi iyo ari yo yose kubera ko uri muri CRB. Ese kuba muri CRB bivuze ko utazongera kubona inguzanyo cyangwa se utazongera kubona serivisi ugiye gusaba? Igisubizo ni oya. Hari uburyo ushobora gukosora amakuru yawe, hari uburyo ushobora kwishyura, kumenya no kwishyura imyenda yawe, hari uburyo ushobora kumenya ko uri muri CRB ukaba wakwikuramo cyangwa se wakwikuzamo. Hari n'uburyo ushobora kongera kubona inguzanyo nyuma y'igihe runaka. Ibi tuzabiganiraho rero muri video itaha. Ukore subscribe rero, ukande na like, hanyuma niba uri mushyashya kugira ngo utazabura cyangwa utazacikanwa n'ibiganiro byacu tuzavuga bindi kuri CRB, kuri izo topic zindi ducumbikiye ahangaha. So, niba ushaka rero kumenya uko wamenya niba uri muri CRB, uko wava muri CRB vuba, uko wakongera gukomorerwa ukabona inguzanyo cyangwa se serivisi zitandukanye, kanda subscribe kuri iyi channel ya BVI Empire kugira ngo utazasigara cyangwa se utazacikanwa na video zacu zindi. Niba iyi video rero hari icyo igufashije, ukande like. Niba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo utwandikire muri comment section, kandi wibuke kuyisangiza abandi kubera yuko hari igihe nabo baba bafite ibibazo bitandukanye bakaba bari muri CRB batabizi. Wakoze kubana nanjye rero, ngiye wakugezaga iki kiganiro. Nitwa Jean Marie Vianney. Hano tunyuzaho ibiganiro bifasha abantu kwiteza imbere, ibijyanye na banki, ibijyanye na CRB, ibijyanye n'inguzanyo, ibijyanye na business zitandukanye, kwihangira imirimo, entrepreneurship, imisoro n'amahoro, hanyuma taxe n'ibindi bitandukanye tunyuzaho kugira ngo bifashe abantu kwiteza imbere. So make sure you have subscribed already and smash notification bell for more video. Thank you very much. Catch you very soon with another video. Bye bye.